Right, next episode nyita Yaman for real, nyita Biza user Jackson hajemo Anamika episode ikurikira Kirimbuzi Nation kuri wa eshatu akadomo kwipero akadomo com vuba vuba uretse wumve Shafi ndashaka kubanga cyo bita ubugeni out of work. Okay, wowe mbwira abanzi bawe gusa mazimenye nkunda Shafi gufata nk'inyanja kabakanya dutangire episode ikurikira kuri Anamika ingurira umutima wawe nze ninjire Be interior design 07181571 abo ni Be interior design Prafo ibikoni bigezweho ba sound proof n'ibindi nibyo bita ngo ni partition harya bwo partition niyo garderobe. Okay, ubwiza still and the art space bikoresho byo mu nzu byose Inganzo protocol and service bagukorera protocol na service mu birori byawe bigiye bitandukanye kandi rwose babikora kinyamwuga discipline hejuru. Okay, tugende rest of the next episode Yaman for real Biza. Okay, Imbo yiswe S01 Rutugu rwanjye ni uzaririra. Okay, nakoze ikosandarangara dangariro rega dukomeza na episode ikurikira kuri Anamika nta bintu byo gutinda dukomerezaho twari turi murabizi hakuno turacyakomeje rwose no munsi ni engagement bose abantu baba bagomba kubyina bakishimisha no munsi mukuru rebe Inganzo protocol and service bagukorera protocol na service mu biro bitandukanye ndetse Be interior design Prafo n'ibindi nkabyo ikoni bigezweho rwose sound proof n'ibindi. Ngo yaracyareba hakurya umuhungu wamwirengagije uyu nawe ari kabona umukobwa umaze kumwohereza cake wa mukobwa urambaza iki kunyirengagiza muhu nakwirengagiza se ibintu by'inkundo riga umuntu yanabipfiramo. Uyu musore ubanza yarerebye filime yanjye arabizi neza ko ibintu by'inkundo ushobora kubipfiramo. Mujya mubibona se umuhungu ngo mu karere ka Rwamagana ngo iki byose ngo kubera urukundo ibyo ni ibiki mujye mwitonda. Hakuno rwose abantu bose bagomba kubanza bakakanyuzaho reka natwe tubyine uretse gato performance ki bari hai Mehul noneho nicyo gihe rwose cyo kugira ngo tube performance ya Mehul ndetse na Jalana. Ninde bivuze yebe 2 3 rimwe kabiri gatatu mushyiraho umuziki wana shyiraho rwose performance yabagiye kwambikana impeta kandi se bamaze no kuyambikana nabo babanze rwose bakanyuzeho. चांद सा मुखड़ा हर शगुन मेरा हो तेरे दम से ही अब हर बरकत हो आरंभ हो प्रेम का शुभारंभ शुभ आरंभ. Izi filime uzikeneye yandikira kuri WhatsApp 0785532008 wa mukobwa yemhu reka natwe tukanyuzeho
abo bazangaha biha ikibuga nabo banze babyinemo. तू ही हो जीने की वजह तुझसे uyu nguyu akazi ke ni uguteka agasavinga ibyo asavinga. देखूं रंग में सारे हो अब हर मौसम मेरा मेरी जान का तू gize gutya kubitana n'umukobwa muko barambwiye ngo urankunda reka nkuhunge. azi ngo umukobwa aramukunda, umukobwa nawe azi impamvu ngo bari kumuhunga ngo nuko ari umwana wo mu bakene. Ibyo niko abizi ariko siko biri. Umusore nawe bamubeshye, baramubwira ngo umukobwa ngiye kureba ngo abagukunda. Ubuze abakobwa bose bandeba bankunda kandi babizi ko nubatse, ubwo baba bankundamo ibiki? Yaga 43 wayigira utarashaka kuko amko kandi wa muhungu amko debe kobwa ari mu kazi. akira utazanavuga ngo naraguterese, jyana ibyawe nwaho arabimusubiza. urabishaka rebe umukobwa arakibaza impamvu umusore arimo aramuhunga, yigira nk'aho bataziranye kandi baziranye. barafatanije batsindira igihembo, barabyinanye baraziranye, ariko yigize nk'aho atamuzi kubera ko bamubwiye ko umukobwa rwose ngo nimba utamushaka mwihunze muhunge bitazarangira umubabaje, kandi kubabaza umuntu ntabwo ari byiza. iyo niyo nama bamugiriye, niyo nama ari kugenderaho. Kirimbuzi Nation mu majwi n'amashusho meza wa S01.com, ndetse filmu zikeneye ni 0785533208. ukanyandikira ntabyo guhamagara, yuhamagare kugasanga telefone ntayiriho. Rwose Hitani ndetse na Darashana umugore we nabo nibabanze bakanyuzeho. do wa mugore wandekuye ndekura zabaze arabyanga. uyu yari yishimiye ko agiye kubyarana n'umugabo we, undi arabyanga yanga ko babyina. urabyina ku mbaraga ye, yanze kubyina. hari abantu baba batagira ibintu by'imikino ngo byo kubyina. do abyina nkanjye, do uburyo abyina, do abyina nkanjye. kubyina biramunanira ahita avamo, umva asubiramo, bamusubizamo abyina nkanjye. dore kubyina do baramwerekera uko abyina byamunaniye. niba abantu baba bari serious bari mu kazi, babyina nkanjye. ibintu byo kubyina nanjye wapi pe, nanjye mba ni serious nicaye ndi mu kazi. wa mukobwa ko bambwiye ko nkunda, nta ninde wakubeshye kariko bambwiye. reka ndebe hakurya ahubwo utananjye. uyu biramubabaza, uyu musenzi ari kunyi. baracyabyina umunsi rwose wo kubyina ni ukuririmba. rebe sasa ntibyatinze rwose turabasuhuje. uyu nguyu aza hakuno. hey urimo uraryoherwa se n'ibirori? rwose witeguye indi surprise ikurikira. surprise ikurikira kubera ko yiraza kugushimisha byikubye kabiri. dore surprise sasa ikurikira. surprise nyabakirero hari abaje babiri, ngo ni surprise ikurikira. एक सेकंड muretse रमणिक भाई केम जो rwose Nameless आशा asha genda jya kwakira surprise yawe. रमणिक भाई uyu nguyu ni Nameless rwose uyu ni umukobwa we. हेमंत भाई के पास काम करते हैं
उनके uyu nguyu rwose akorana na Hamati क्या ni umukobwa we की है गुणवंत भाई की छोटे भाई की पत्नी umva asuhuza rwose uyu ni umugore wa murumuna wa Ganawanti Gunawanti uyu niwe mama wa Raja rebe है नहीं बेटा जय umva wewe uyivuga musuhuze gusa bamubuza kuvuga dore umukobwa dore umukobwa ndabasuhuje anti aravuga acirana yaramuciriye mana meze neza mwana we meze neza wowe umeze ute nanjye meze neza arongera aramucira सरस चौकरी चे rwose uyu mukobwa ni mwiza pe ni umwana mwiza या ngwino dore umukobwa asha लड़की को अच्छे से नजर बता लो अपने राजा के बाद चलाइए इससे uyu mukobwa rwose tugiye kumushyingira Raja dore umukobwa bazanye ngo bashyingire Raja bano bantu ni abagome dore umukobwa dore uburyo yambaye dore uburyo angana ni munini yaramurebye arajabitse इतनी सरस uyu mukobwa ni umwana mwiza ni mwiza गए आज के umukobwa nk'uyu nguyu rwose w'inzara y'akarengane udafite icyazi ntabwo wapfa kumubona muri iyi minsi turimo कभी मिले न rero umubonye umukobwa nk'uyu nguyu ntuba ugomba kuba kumureka ngo agende urumva uba ugomba kumugumana dore umukobwa bazanye वर्ष है मोटा भाई पर कहाँ हमारा खानदान ariko se ni gute umuryango wa Baramineke अरे पर लड़की baza rwose tugahuza cyangwa se duhuriye he को wereba karite z'uyu mukobwa ibindi bireke आज uyu munsi मेरा धनु जिंदा होता ना iyo Danu aza kuba ari hano कि हाँ बोलते rwose yari guhita abyemera akibona karite z'uyu muri uyu mukobwa hari ukuntu ubona umukobwa nyine ukabona ngo afite karite हाँ बोल दो ngo ni wife material आगे बढ़ाता हूँ बोलो we vuga yego rero ukuntu mpita mbitegura एक बार राजा ariko rwose reka manze mvugane na Raja क्या कभी मोटा पापा और मोटे मम्मी ese Raja hari na rimwe yigeze ahakanira uncle we na auntie we क्या कोई नहीं nta kibazo genda umuvugishe पूछ ठीक genda uvugishe Raja nta ribi dusubire acaho yarangije asha ubonye umukwe ariko baba bamuzaniye washyingira umwana we या कंबल rwose ufite amahitamo abiri yonyine cyangwa se inzira ebyiri wakoramo ibintu या मुंशी की बेटी umwana wawe umushyingira umukozi wo mu rugo umwana w'umukozi wo mu rugo cyangwa umushyingira umwana w'umukontaburi yani da aramukoba acaho rero ibyo bita gukobana kujinyorana Raja bebe राजा Raja सॉरी mbabarire मुझे लगता है सुबह मैंने जो तुमसे कहा मुझे नहीं कहना ndatekereza ko ntakabaye narakubwiye ibyo nakubwiye mu rwose mu gitondo oya तुम बोल सकती हो अब तो तुम मेरी भाभी हो ना rwose uri लेकिन अगर लड़की तुम्हें पसंद करती uri muramukazi wanjye है तो इसमें बुराई क्या है हाँ ठीक है ese ikibazo kini uri mukobwa yaranagukunze ikibazo kibirimo वो एक काम वाली की बेटी है wenda ni umwana w'umukozi wo mu rugo mama we ni umukozi wo mu rugo पर वो देखने में ariko wese ikagaragara ntabwo bimugaragaraho जी अब इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना ntabwo rwose ngenda nashaka no kubitekerezaho वो मोटी मम्मी डिसाइड करेंगे वही anko wanjye na anti wanjye अच्छा होगा nibo bazampitiramo mu cyimbo cyanjye rebe umukobwa aracyateka nicyo baba baje gukora ni abakozi nyine bakora akazi ko guteka mu birori के लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम इस काम वाली से ही शादी करो ariko nanone uramutse ukingira ngo n'umukobwa w'umukozi wo mu rugo ngiye byazanezeza बहुत अच्छा होगा yaba ari sawa pe yaba ari sawa sawa kugumana nawe और कुछ खाने को लो ना हाँ लो 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 कुछ चाहिए आपको काकी rebe कुछ भी चाहिए हो बताना अरे ढोकला लो ना एक से क्या होगा लो हाँ मोटा भाई hakuno rwose मीठी चटनी bakiriye abashyitsi अरे क्यों नहीं मिलेगी अभी लेके आता हूँ रुको आप चटनी 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 uyu nguyu yaje aririmba ibyo wamutumye atanabyibagirwa ageze hano asanga uri guteka uyu mukobwa sinshaka guhura nawe uyu mukobwa bambwiye ko nkunda urebe uyu mukobwa ko bambwiye ko nkunda ngwino hano wakana ये ना akira टोरी लेके जाओ और rwose kano gasorori genda ugashyira uriya mukobwa hanyuma ukamuhereze आंटी से ना मीठी ubwira guhereze rwose sweets लाके दो जाओ 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 ihute
agira ibyo amushyiriraho. चाचू ने Anti कहा है rwose anko aravuze ngo उनको मीठी shyiraho rwose sweets za chateni चटनी चाहिए. hano uzishyire kuri aka gasahani. हाँ ला रहा हूँ ndabyumva shyira mwirengagiza. bamubeshye bamumenye ngo ko umukobwa ngamukunda. umva ndi biza yuza nta mwanya mfite. लो कि अगर चटनी चाहिए तो खुद आके ले ले और आपके हाथ में दूंगी तो गिर जाएगी ना. जाके चाचू Bebe. लो कि अगर चटनी चाहिए तो खुद आके ले ले ndi biza yuza. दूंगी तो गिर जाएगी ना. ले ले और आपके हाथ genda umubwire anko wawe aze ibyo ashaka azabyifatire njye ntago mpari ने कहा ndahuze. है कि आप खुद anko rwose anta aravuze ngo जाकर ले. genda ubyifatire niba ubishaka. akana karikomereza bakise gudi. akira मीठी चटनी dore ibyo wari washakaga ngibi. तीखापन कम हो जाएगा. rebe arabimuhereza maze ndore yamuhungaga adashaka ko bahura. इसे बात नहीं करनी तो मैं भी कौन सी मरी जा रही हूँ. ये लो. niba adashaka no kumvugisha njye ntacyo bimbwiye simbyitayeho. गिनने की जरूरत नहीं है. nta mpamvu yo kubara. होंगे कम तो होंगे ही नहीं है. ayo mafaranga ni menshi ntago ari make. ना एक नोट कम ना एक नोट ज्यादा. सिर्फ ariko njye ntago mushaka harenzeho. मेहनत की कमाई के खाने की आदत है आंटी. yewe ndashaka yo twavuganye nkwiriye rero ndi kuyabara. ntago nshaka ngo urenzeho ndashaka yo twavuganye. सही है मम्मी. ngira ngo rwose tutaza kugirana ibibazo nyuma. चलो. mama amafaranga niyo. जी शुक्र. iyo bakoreye murakoze. जरूरत होगी तो जरूर बुलाना. bose muzongeye muduhamagare nimudukenera. तो बुलाते रहेंगे. cyane nzajya nkomeza mbahamagare. maze guteka engagement irarangiye. uyu nguyu ariko arakibaza umusore bakoranye amarushanwa bagafatanya bagatsinda impamvu yamwihungije. दोगले लोगों से मत मिलवाना. अमीर समझा तो दोस्ती और गरीब हूँ तो बात. uyu nguyu asaba rwose ntazongere kongera guhura n'uyu muntu. rebe umukobwa aho ari hose abasenga. ऐसे देखकर अनदेखा करना अच्छा नहीं लगता है. mbabare ariko nageraga ibi ngibi mbikunda kwitwara gutya. इसलिए ना बोलना ariko ntago nashaka mfata nabi. ही ठीक है. rebe मम्मी mama पट्टा ही अंदर रह गया जल्दबाजी के चक्कर में. rwose ahangaha hataye akantu ke kakenda kakambaramo imbere ajye kukazana Raja. twa tundi bitwaza ku ruhande utuntu tw'udutambaro. कौन सा ngako rebe hari uwakazanye abaza nyirako. ni agaki bakita agasharupe. rebe yarangije abona umukaritasi afite sharupe ye. yarangije arayijugunya. ntabwo ngo ashaka ko bahura. bamubeshye ko umukobwa mukunda atarayijugunya undi arayisama. तेरी धड़कन में कि तुझे बिन अधूरी मिलके पूरे हम. wa muhungu we kunjugunyira imyenda ntayijugunya se. umusore bamubwiye bamubeshye ngo umukobwa ngakureba ngo abagukunda. kandi nanone niba wowe udakunda umuntu muhunge wimuha umwanya. nibyo ari kugerageza gukora. nawe ntabwo wamurenganya. gusa nanone yibeshye ku mukobwa ntabwo umukobwa twigeze twumva cyangwa se twigeze tubona ngo aramukunda. hungu by'iyi minsi gusa mpereza isharupe yanjye. fata ibye arikomereza. rebe sasa hakuno nguyu yabaye nk'uwakubiswe n'inkuba. एक बार फिर सोच ले. मेहुल की शादी को अभी और 1 महीना बाकी है. haracyasigaye rwose haracyabura ukwezi kumwe kugira ngo rwose ubukwe bwa Mehul bube. शादी अगर धूमधाम से करनी है ना तो मेहुल के साथ ही उसकी बारात निकालनी पड़ेगी. rero ubaye ushaka ko n'umwana wawe ubukwe bwe buzaba bwiza bugende neza yazashyingirwa amwe cyangwa se ku munsi umwe n'umwana wanjye bigasa no bibera rimwe. नहीं तो फिर राजुड़ा की बारात मंदिर cyangwa se तो मेरे अंदर वाली कीर्ति ubukwe bwa Raja buzabere mu rusengero. urumva
आएगी बारात Raja nawe araza gushyingiranywa, मगन में araza kuba ari byiza, ndaza kubyina, araza gukora ubukwe. Nimba ashaka ko ubukwe bw'umwana we buzaba ari bwiza, buzabera umunsi umwe, kuvanga amafaranga bazatanga ubukwe bwa Mehuru ayarireho. Yeah. थैंक यू urakoze ये साफ करो hanagura na hariya. Uyu yatangiye gutekereza umunsi uyu mugore yabanye n'umwana we uko byagenda. Do आप ठीक है? umeze neza? Dore niba abantu ukuntu ngo bizaba bimeze, arabyimagine abona ntago bibaho. Yewe yabirose, yarari kubirota. Umwana wanjye akabana n'uriya mukobwa ntago byakunda. Rebe umukobwa aravuga ahita gucira nka litiro yose. ये एक सपना है, कहीं सच ना हो जाए. Nizere ko izi nzozi zitari buze kubimamo. Yarose umwana we yabanye na wa mukobwa yabonye kare, ni umukobwa munini ufite ibintu by'ibiheri mu maso, umukobwa ujebetse ubona ko arajabiriye. है ना? Umeze neza? के बाद आप फिर से सो गई थी. क्या हुआ? Byagenze bite? नहीं घबराई Kumbe mama yarotaga ku manywa. हुई क्यों है? Kwiki ufite ubwoba? ये हजूरी करते करते Raja azabaho nk'umucakara निकल जाए. ubuzima bwe bwose. Oya, मुझे कैसे भी करके उसकी शादी एक पैसे वाली खानदान की लड़की से करानी ही पड़ेगी. ngomba kumushyingira mu muryango ukize, icyo byasaba icyo ari cyo cyose mu buryo bwo ari bwo bwose. वो ना हो, बस पैसा. तेरे जैसी भी चलेगी, बस पैसे वाली होनी चाहिए. Rebe mama afite ikibazo ko umwana ashaka kuzaba umucakara. तुम लोग को स्कूल में पढ़ाया नहीं Sasa tuve hakurya tugaruke hakuno. क्या? होठों को इंग्लिश में बोलते Ntago mwigeze mwiya mu ishuri? हैं लिप्स. क्या बोलते हैं? लिप. और लिप Arabigisha rwose hakuno lips. क्या करते हैं? स्माइल. हाँ तो फिर स्माइल करो ना फोटो में. ये क्या ऐसे खड़े हो? करो स्माइल. हाँ सही है. दीदी वो जो होता है चूसे हुए आम की तरह शक्ल बना के फोटो खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? चूसा हुआ आम. हाँ Rebe. हाँ वही. दीदी आप पाउच करके फोटो खिंचाओ ना. नहीं. Yeah. खिंचाओ ना. अच्छा अच्छा चलो ठीक है, साइड में हटो. Umva reka ndebe. Ihangane. लो गुड्डी छाछ पी लो. Umva Gudi akira. गुड्डी Kararyoshye cyane Gudi. अगर तुम छाछ पियोगी ना तो मैं तुम्हारी बहुत क्यूट सी फोटो खींचूंगा, फिर तुम अपने सारे दोस्तों को दिखाना. Uyu nguyu naza gufata ifoto akana gatoya hano मैं तुम्हारी फोटो. amuhereza buttermilk. Rebe. Akana aragafotora. Agiye kubona hari umwohereje ifoto. अच्छा ये क्या कर दिया? सॉरी गुड्डी. Koze ibiki anko? जाओ तुम धो के आ जाओ. Gudi rwose umbabarire. Rebe. Hari uwamwoherereje ifoto. मुझे देखना है. Yarebye gutya abana barwanira telefone, bohereje ifoto kwa wa musore. Bohereza ifoto. Hey, क्या कर दिया तुम लोगों ने? mukoze ibiki? भेज दी. तुम लोग को पकड़ के मारूंगी मैं. Ndabakubita. Ifoto bayoherereje Raja. ये फोटो तो लड्डूलाल को चली गई. Iyi foto ntago yakabaye yohererejwe Raja. Uyu mukobwa uzika nkunda bamuherereje ifoto. जी Ayirebye abona bari kumuha akantu k'akabizu. Ibiki bijya mbere? सी फोटो मुझे क्यों भेज रही है? Kubera icyo anyohereza ifoto nk'iyi ngiyi. Umusore none araza guhita komfurima ko umukobwa mukunda. Uyu mukobwa arankunda. Bambwije ukuri. Uyu ngo yabura uko abigenza. Foto ayohereje atabishaka, n'abana bato bayohereje. Rebe. ने सच ही कहा था. Bisa naho Jarana yambwizaga ukuri. मैंने से अच्छा है कि चुपचाप साइड में Aho kugira ngo rwose uzababaza umuntu. कर लो. पता नहीं कौन कब क्या गलत समझ ले. क्या करूं. Ese ubu nkora iki? हाँ ब्लॉक कर देता हूँ. Reka nze muboroke. Zakuno ahita muboroka. Aramuboroka. Ni umusore nagashaka kuzababaza umukobwa. Uyu nguyu fata telefone, arebye telefone.
ngomba kumusaba imbabazi. Yarangije arandika rwose umbabarire, ibindi ubu bahise babyandika mu Gihinde. Mbonye sorry. Rebe ब्लॉक कर दिया aramburutse. ऐसे कैसे ब्लॉक कर सकता है वो लड्डू लाल Ni gute ashobora gukora block akambroka? Umukobwa bamuburutse uretse gato. इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इसके गले पड़ गई हूँ Ibaza aramutse atekereje ko umushaka mba namusariye. अगर गरीब समझ के ब्लॉक किया ना तो मैं सह के लूंगी, लेकिन अगर कैरेक्टर ढीला समझ के ब्लॉक nakwihanganira kumburuka no kumfata nk'umukeneye. किया तो मैं सह नहीं सकती, ariko sinakwihanganira ko kamfata nk'umuntu udafite discipline, utagira imico n'imyitwarire. इतनी महंगी सब्जी अरे आप लोगों का बस चले ना तो मिट्टी को भी सोने के Ase uri kugurisha imboga cyangwa uri kugurisha zahabu? Sasa hano umucuruzi arahenda wagira ngo ari kugurisha zahabu. None nkora iki mabuja? अरे Ibintu byose rwose birahenze. दो भाई रे Sawa bireke. आप लोगों को कि झक मार के ताजी सब्जी तो खरीदनी पड़ेगी ना हम लोगों को हैं चलो लाओ आपो Mpereza ngarurira. Baramugarurira. करो ने हमें Rebe पिछले 4 साल से हर रोज लॉटरी का टिकट खरीद रहा हूँ, अब कभी ना कभी तो अपनी किस्मत का तारा चमकेगा ना। uyagenda वो देख के नहीं चल सकता है wajya ugenda ureba. पता ना इसलिए दिखा नहीं, सॉरी माफ करना। Rwose umbabarire. अरे फोन आँख पे रख के चल रहा था Arangije aterura hakuno ibyo aterura arigendera. फोन हाथ से छूटता ही नहीं बात करे छे सॉरी किटकिट आंटी का हाथ लग गया इस लॉटरी पे, अब लग गया अपनी किस्मत के कीड़े, अब नहीं लगने वाली लॉटरी। इससे पहले कि वो लड्डू लाल मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे उसे Mbere yuko raja ntekerezaho ubusazi n'ibintu bitumvikana, कुछ बताना ही ngomba kubanza kumusobanurira. Usobanurire neza umwereke ko ibyo amwumvishe ko ibyo yatekereje atari byo. ये फोन की बैटरी को अब भी खत्म होना था मैं राजा को कैसे बुलाऊं और इतना सामान लेके कैसे जाऊंगी ओ बहन आपका फोन मिलेगा जरा 2 मिनट के लिए वो मेरी बैटरी Rwose waneza telefone ho gato. अरे अरे फोन अरे जय Rebe श्री आशा आंटी Auntie Asha. जय श्रीनाथ जी Yego ndagusuhuje. सुना कि आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है Numvise ko rwose telefone yashizemo umuriro. फोन ले लो Wakoresha iyanjye nta kibazo. Rebe आंटी akirakoresha iyanjye. Yatiye mu nzira banga kumutiza, buriya muri iyi minsi bitiye telefone bagufata nk'umujura. राजा Abumva ko abantu bose bafite telefone. उठा रहा है Kubera iki Raja atitaba telefone? कैसे जाऊंगी Ese ibintu ndaza kubigeza mu rugo gute? Mama afite ibintu byinshi akeneye umuntu umutwaza. वो राजा का फोन नहीं लग रहा है Raja ntago ari kwitaba. कोई Oya ntibigutere ubwoba. Nagufasha nta kibazo. फिर घर ले गई तो मोटी बहन फिर हंसी उड़ाएगी। नहीं नहीं Oya तुम रहने दो oya byihorere. लूंगी Ndabyifasha nta ribi. पकड़ो Akira telefone yawe ndabyifasha. Rebe अब तो वो लड्डू लाल का नंबर भी मिल गया इससे पहले कि वो मेरे बारे izi ntago ari telefone ya Raja. में कुछ और गलत Mbere yuko rwose akomeza kumfata nabi, वो तो मुझसे गलती से चली गई थी ndaza kumubwira ko ifoto rwose nayohereje ntabishaka. Nyam. Iyi ni episode yakurikiraga iyo twabanje, ndaje dukomeze dukurikizeho iyindi. Bye bye.